Aya makuru ni amakuru ababaje, ni inkuru iteye agahinda, ni inkuru iteye ubwoba, aho ku itariki 4 z'ukwezi kwa kane mu rukerera rw'umunsi w'ejo hagaragaye inkuru y'umugabo wahiriye mu nzu. Icyumvikana buri wese yatekereje ko ari inkongi y'umuriro nk'inkongi z'umuriro dusanzwe twese tuzi, gusa nyuma byaje kumenyekana ko atari ko byagenze. Nyuma y'ibimenyetso byagiye bigaragara ko nyiri uru rugo, uyu mugabo muri uru rugo, ari we waba yaritwikiye mu nzu agambiriye kwiyambura ubuzima, aribyo twita kwiyahura. Ariko ikibabaje cyane giteye n'agahinda ni uko atiyambuye ubuzima we wenyine, yabwambuye n'abaziranenge, abana batoya. Kuri screen yawe uri kubonaho abana babiri batoya, umwe ari nko mu kigero cy'imyaka 5, undi ni nk'imyaka 10 gutyo, 10-11, cyangwa hagati y'imyaka 9 kugera kuri 11. Abana nabo bahiriye hamwe mu nzu n'uyu mugabo witwaga ko ari se wababyaye. Mu by'ukuri ni ibintu biteye agahinda, bibabaje. Mu busanzwe abantu biyahuye tubafata nk'abantu b'ibigwari, tubafata nk'abantu batari beza muri sosiyete nubwo baba bagiye, kuko niba ugera ku rwego wowe ubwawe wakwiya ku buzima, nubwo ubuzima bwa hano ku isi bugoye dukunda kubaho. Rero iyo umuntu yageze ku rwego yakwiya ku buzima, kera aho ngo umuntu yaraniye yajyaga yiyambura ubuzima yiyahuye, umurambo we ugakubitwa ngo ibiboko ubwo ni inkoni. Uyu mugabo rero we birarenze, sinzi niba ari n'ibiboko, kuko n'umubiri we warashiriye, wabaye nk'amakara. Ikintu rero giteye agahinda muri iyi nkuru ni aba bana batoya bambuwe ubuzima n'uwo bitaga papa wabo. Mu nkuru uko zigenda zicicikana hirya no hino, biravugwa ko abantu biwe mu rugo bahawe na interview basobanura uko ibintu byagenze, kuko ngo yari amaze iminsi akifata akareba amavideo ajyanye n'ibintu by'inkongi z'umuriro n'uburyo ki wakwitabara, akabirebana n'abo bana be, genda bita abana be kuko niwe wabareraga, ni nawe bitaga papa wabo. Abana ibyo byose nta nubwo bigendeye, bagiye bazi ko ari papa wabo, nubwo hari inkuru zivuga ko ashobora kuba ariwe atari papa, atari se wababyaye, bitewe n'uko ngo yaba yarakoresheje ADN, ariko ntabwo ari amakuru yizewe, bitewe n'uko ngo yarafitanye amakimbirane n'umugore we bashakanye. Inkuru zivuga ko umugore yari mu kazi, uyu mugabo bita Emi, nyiri hoteli bita Ibiza Resort, ngira ngo iri Musanze. Bivugwa ko yari yaragiranye amakimbirane n'umugore we n'imitungo ye, bagasa nk'abayimukuyeho bitewe n'iyo yagiye akoresha nawe agahomba. Begurira uburenganzira umugore we bashakanye, ngo ari we uyikurikirana. Ibyo akaba byo bishobora kuba byabaye n'intandaro yo kuba yakora amarorerwa nk'aya ngaya yakoze, nubwo atakiriho. Abantu twamugaye, abantu byadukanze, ni ibintu biteye ubwoba, mu mutima wa kinyamaswa, n'ubugome ndengakamere, kuba wakwikorera ubugome ukarenga ukabukorera n'abana batoya nka bano muri kubona ahangaha. Ubwo rero nguko ibintu byatangiye. Uyu mugabo nyuma y'uko yari amaze iminsi areba izo filime zigendanye zigaragaza uburyo ki inkongi z'umuriro n'uburyo ki wakwitabara, mu ijoro ryo ku itariki 3, ngira ngo rishyira ku itariki 4, nibwo yabwiye abantu bo mu rugo ngo hari umutantine. Ntekereza ko umutantine ubwo je pense ko ari nka murumuna w'umugore we, ibintu nk'ibyo. Hari n'abakozi n'abazamu. Ubwo rero ako kana gatoya kandi mubona muri aya mashusho, nako n'akana kabo ka gatatu, ko kararize
tekereza ko ari marayika, ari Imana yakavugiyemo, kuko umunsi wako wari utaragera. Kararira ngo ise yari yateguye ko agomba kurana n'abana kugira ngo ashyire umugambi mubisha we mu bikorwa. Akana rero kararize, nibwo umutantine ngo yamubwiye ati wareka umwana tukararana, n'ubundi yarararira bitewe n'uko iyo turi kumwe aba ameze neza, mureke tugumane. Nibwo yamuretse umwana agumana n'uwo mutantine n'uwo mukozi, arangije arakinga. Ngo icyo gihe yarababwiye ko bagomba kuryama ku kare, bagakuraho batari bukoreshe wifi bitewe n'uko ashaka ko baryama kare ngo ari umunsi udasanzwe. Niko koko byagenze, yarakinze. Umva ko bari basanzwe baryama wenda nyuma y'ayo masaha, ngo ariko saa 3 yaramajije kujya kuryama. N'abo bana yabasabye ko agomba kurarana nabo. Abana rero baragiye bajya kuryamana na papa wabo, nibwo bagiye kumva ngo ikintu kiraturitse, bumva ko ari inkongi y'umuriro, barwana no kubatabara. Muri uko guturika babanje no gutekereza ko se wenda yaba yasohotse yari aho yagiye, agasiga banumva ko n'abandi bari mu nzu zo hanze baryamye. Ariko byaje kugaragara ko inzu yatwikishijwe ya essence yaguze mbereho iminsi mikeya yuko iyi nkongi iba n'aya marorerwa aba. Yasutse essence mu nzu aratwika. Mu by'ukuri uyu mugabo n'undi wese bitubera isomo, itugira ibibazo bidukomereye mu mutwe, tujye tugana kwa muganga, kuko ibi ngiye mbifata nk'uburwayi buba bwatatse ubwonko, soit ari depression, ari ibibazo byinshi byakurenze. Urumva yarafite ibibazo by'imari, yarafite ibibazo by'amakimbirane n'umugore we kutumvikana, n'ibindi bibazo byinshi ushobora kumva ko birenze ubwenge ufite. Wajya wihutira kujya kwa muganga kugira ngo ukore ibintu nk'ibi ngibi. Nk'aba bana kuko bazize iki? Nk'aba bana batahisemo aho bavukira, yewe niyo baba batari abana be, ntabwo bigeze basaba ngo tubyare, ntibigeze basaba ngo tuvuke ku mubyeyi uyu n'uyu. Nta kintu ndahamya neza ko niba ari ukuri koko aba bana batarabe, nta gihamya twari twatangarizwa n'inzego zibishinzwe. Ni amagambo ari kugenda avugwa kuri social media zitandukanye. Nta ruhare babigizemo, nta n'icyo babiziho. Ndahamya ko naho bagiye bazi ko ise ari uwo ngo, kuko ngo banatakaga bahamagara ati papa dutabare. Ise rero yaje gusangwa muri dushe, niba yarahungaga, niba yarahunze urusaku rw'abana ngo atagira impuhwe, nta uzi exactement ngo ni iki cyatumye agera muri dushe. Abana babasanze bafatanye, ngo bapfa urupfu rw'urubozo rubabaje cyane cyane, bafatanye bahiye bahindutse amakara. Imana ihirugodesha bano bana, na nyina Imana imuhe kwihangana no kwakira ibyamubayeho, kuko nk'ababyeyi, nk'abantu uba wumva ko ari ibintu byaba bikurenze, nawe ubwawe bishe bikukubaho. Dusabire umubyeyi Imana imuhe kwakira igeno. Ibi rero ni nibyo bya bindi njya mpora mbwira abantu ngo ntugahatirize ibintu ubona bidakunda. Hari ibintu bigera kugira ngo umuntu agere ahubwo yiya ku buzima, cyangwa agere n'ubwo abwaka abana bato b'abaziranenge. Hari ibintu biba byarabanje kubaho. Imitungo dore niyo igiye kumara abantu, bagasara, bakagera bakora amarorerwa, ugakomeza ibintu ngo sindi burekure, bikarangira uhasize n'ubuzima cyangwa uhatakarije abantu bawe ukunda. Ibyo wenda tuzagenda tubigarukaho, ariko igihari, iyi ni inkuru ibabaje, inkuru iteye agahinda, ikwiriye kudusigira isomo ngo twikontorore muri bya bindi turi kunyuramo. Abantu twarasaze pe, abantu twarasaze. Ibi bintu ntabwo mba mbyumva kuntu umuntu mukuru uzi umwana icyo ari cyo. Umwana wese tumwita igisekeramwanzi. Umwana wese wabona niyo yaba asa nabi atakarabye uba wumva akunejeje, kuko nta cyaha agira, nta kintu azi, araho ari inzira y'akarengane, ariko akaza akicwa urupfu rw'urubozo nk'uru nguru. Birababaje kandi cyane.
bidusigira isomo abasigaye, bidusigira isomo abari kubibona, ntitubirebe gusa ngo tuvuge ngo birabaye, oya, bidusigira isomo, tugerageze kwigira aha hantu, twigire ku byo tubona. Nubona ibintu biri kugenda nabi ku rwego ubona ko umuntu koko kwaka ubuzima cyangwa akabwiyaka, gikuramo akarenge kawe wigendere, kuko iyo wapfuye nta kintu uba ugikurikiranye. Imana itugirire neza kandi tworohereze, ntabwo byoroshye.